Nk'uko mubizi twari twavuze ko turi butangire isomo rivuga ku byerekeye kumenya ukuri mu bibazo duhura nabyo mu buzima, cyane cyane nk'abakristo. Rero uyu munsi aho turi busome turasoma muri Ezayi 41:10. Amen. Ubwo murahumvisha Ezayi 41:10 haravuga ngo ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe, ntimwihebe kuko ndi Imana yanyu, nzabaha imbaraga mbatabare, nzabarinda mbarenganure. Haleluya. Aha murumva yuko Uwiteka ari kuvuga ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Bivuga ngo hari ibintu bizaza bidutera ubwoba. Ntabwo umuntu akubwira ngo ntugire ubwoba nta bitadutera ubwoba bihari. Ariko aha ni Imana ibyivugiye ngo ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe, ntimwihebe. Bivuga ngo hari ikibazo kigomba kuzaza mu buzima bwacu cyatuma twiheba. Murabyumva? Kuko ndi Imana yanyu. Ariko Imana yavuze ngo nubwo haza ibiteye ubwoba, nubwo haza ibintu bishobora gutuma mwiheba, ariko ntimugire ubwoba, ntimunihebe, kuko icya mbere iri kumwe natwe, icya kabiri ni Imana yacu. Bivuga ngo ni data wacu, niwe byose yacu. Aleluya. Ariko ntibivuga ngo ibihe bibi ntabwo bizaza, ariko tubwiye ngo mu gihe ibihe bibi bizaza uko tugomba kwitwara. Icya mbere ni ukurwanya ubwoba no kutiheba. Aravuga ikindi gikomeye yavuze ngo nzabaha imbaraga mbatabare. Icya mbere ni uko azaduha imbaraga zo guca muri ibyo bigeragezo, azaduha imbaraga zo kubyakira no kubicamo neza. Aleluya. Nk'abakijijwe, nk'abamenye Imana. Amen. Ubundi adutabare, ubundi ngo aturinde, aturenganure. Haleluya. Iri ni ijambo rikomeye cyane, rikomeye, kuko Uwiteka arimo aratubwira ati ntitugire ubwoba kandi ari kumwe natwe. Haleluya. Ntabwo bukwiye kugira umuntu yakugirira nabi, yakugambanira, cyangwa uhuye n'ibintu ubona utari, ubundi ugira ubwoba. Nyine ni ikintu kiba giteye ubwoba, ubona ko cyakurenze, utazi aho ugihera, utazi ejo uko hazamera. Ariko twe tugomba kwibuka ko dufite Imana, kandi yavuze ko ari iyacu. Umva, yabifashe, ni ikintu yafashe ku mutima. Haleluya. Kandi ntitwihebe. Buriya abantu benshi biyahura. Ikintu gituma abantu batsindwa mu bigeragezo cyangwa se bakicira inzira ugasanga bizaniye ibindi bibazo, icya mbere ni ukugira ubwoba no kwiheba. Burya umuntu wagize ubwoba atangira gushaka solution cyangwa ashaka inzira ziwe mu marangamutima y'ubwoba. Icya mbere Imana yavuga ngo ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga and sound mind. Sinzi kuvuga ari mu Kinyarwanda icyo kintu, ariko ni ukuvuga ngo yaduhaye gutekereza neza. Haleluya. I did not give her the spirit of fear. Ntabwo nabahaye umwuka w'ubwoba, ahubwo nabahaye a spirit of sound mind and power. Nabahaye umwuka w'ubwenge ufite gutekereza neza, noneho n'uw'imbaraga. Kuko iyo udatekereje neza n'ibyo ukora biba bibi. Urabyumva? Ibintu byose ukora bihorera mu gutekereza. Amen. Rero nutekerereza mu bwoba aho gutekerereza mu kwizera, uzafata inzira zitari Imana. Kandi ufata inzira zitari kujyana mu bushake bw'Imana, uzaba uri kurimbuka. Tureke n'ibyo, uzaba wizana n'ibindi bibazo utakagombye kunyuramo. Muri make uzaba wihemukiye. Aha rero Imana ikutubwira yuko ibibazo bizabaho. Nkubwire mu Kristo, nkubwize ukuri, wicara uzi yuko uticaye muri Edeni. Ntabwo rwose wicaye mu ijuru, wicaye mu isi. Ariko twe turi mu ijuru. Bivuga ngo twicaye muri Yesu Kristo. Bivuga ngo ibidukubita byose biza bikubita Yesu. Amen. Biza bigana ku Mana. Bivuga ngo ntabwo bivuze yuko tudaca mu muriro, ariko Imana yavuze ngo izacana natwe mu muriro. Haleluya. Rero iri jambo rigukomeze muri Ezayi 41:10 rivuga ngo ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe, ntimwihebe. Umuntu wihebye ni umuntu uvuga ko nta Mana afite. Umuntu wihebye ni umuntu wumva ko ari mu kigeragezo wenyine. Umuntu wihebye buriya ni umuntu wumva yuko yishoboye, gahunda ze zose ari buzishoboye, none byamunaniye kuko yari yizeye
ashobora rero gutangira gukora amafuti cyangwa agashaka izindi nzira na zombi cyangwa akanakora amarorero kuko yihebye. Ariko ufite Imana ntabwo yiheba, aravuga ati agatuza kuko azi neza yuko atigenga, afite umugenga. Haleluya. Kandi tuzi neza ko Imana yavuze ko izaduha imbaraga. Bivuga ngo nubona ikigeragezo kikugiye kikurenze, bivuga ko ni hahandi nyine usenga ukabwira Imana ikaguha imbaraga, ahubwo ntago twakagombye kwitotomba ngo Mana uri he, kuki ukora ibi. Ayo ni amasengesho y'abana mu mwuka. Haleluya. Ayo ni amasengesho y'abantu batarasobanukirwa Uwiteka. Tugomba kuva mu rwego rwo kwitotomba, kuvuga Imana nk'ubwira umwana w'imyaka 3 nk'uyitegeka. Tugomba kuyubaha, tukumva yuko Imana ari Imana kandi ikora icyo ishaka n'uko ishaka. Hari ukuntu dusenga tukazana imijinya, tukikubita, tukitotomba. Abayisiraheli bagomba kumara iminsi mike cyane mu butayu, ariko bamaze imyaka 40 inzoka zirabarya, ubutaka burabarya kubera ibintu byo kwitotomba no kuvugisha Imana nabi n'agasuzuguro. Ngo kubera ko wahuye n'ikibazo ukumva ko ufite uburenganzira bwo kuvuga nabi, bwo gutukana cyangwa gutuka Imana ukayibwira nabi ukihuya. Ndabyumva babikomeye. Nibyo nyine iyo umuntu afite ubwoba cyangwa yihebye nicyo akora. Ariko umuntu udafite ubwoba uziti Imana iri kumwe nanjye, agatuza akavuga ati iyo abyemeye izi ko izabigenza. Haleluya. Utihebye nuko azi ko Imana ihari. Amen. Kandi bikurinda byinshi, bikurinda nyine ibyo bigambo bidafite akamaro, bikurinda kubura ubwenge. Kandi wowe ikibazo nitwe tuba twihemukira, nta n'ikamaro bitugirira, nta n'imyiyongero biduha. Amen. Kwihenura ku Mana, kuyituka, kuyibwira nabi n'uguhemuka, n'ukuyitesha agaciro. Ntabwo Imana ari umukozi wacu, ntabwo Imana tugomba kuyibwira icyo igomba kudukorera. Oya, tujya kuyisaba nk'abana bayo. Iyo ni umubyeyi, ariko ni n'Imana. Haleluya. Ni Imana ifite imbaraga zo kukwica no kukureka ngo ubeho. Ni ifite imbaraga zo kuguha ibyo no kwanga, ifite imbaraga zo kuguha ubuzima ikanabukwambura. Rero tugomba kugera mu rundi rwego kongera gutinya Uwiteka. Twamenyereye Imana ku buryo twagize umukozi wacu, kuko ngo dusenga cyane, tujya mu butayu, doko tukumva yuko ifite ikitugomba. Nta kitugomba, nitwe tugomba Imana. Imana ikwiye gusubizwa mu cyubahiro cyayo mu mitima yacu, tukareba uko tuyibwira, uko twitwara mu gihe cyose cy'ubuzima. Amen. Rero ahangaha nagira ngo mbibutse nk'abakristu, twumve yuko Imana yavuze ko tutagomba kugira ubwoba kandi tutagomba kwiheba. Ku impamvu niyihe? Nuko Imana ihari, ari yacu kandi iri kumwe natwe, kandi ikaba ko izaduha imbaraga zo guca mu byo tugomba gucamo. Bivuga ngo hari ibyo itagukiza, ahubwo igomba kuguha imbaraga zo kubicamo, ifite impamvu yayo runaka. Ubundi ikaba ko izadutabara. Aho igomba kugutabara izadutabara, aho igomba kuturinda yavuze ko izaturinda, ubundi ngo izanaturenganura. Haleluya. Ibyo ni ijambo ryiza cyane, kuko akenshi hari n'abantu usanga turi abakristu bakatugirira nabi. Warakoze neza umuntu akakugirira nabi, cyangwa umuntu akakwiba, cyangwa umuntu akakubeshyera, ariko wirinde kwihorera, twirinde no kuvuga amagambo menshi kuri ibyo tubavuma tugira gute. Twe duceceke, ahubwo tuvuge tuti Imana izanenganura kuko yarabivuze mu ijambo ryayo. Ubundi tugategereza kurenganurirwa kw'Imana. Kandi Imana imanutse imanuka neza, yewe irabikora bikikora utarinze gukoresha imbaraga nyinshi ndetse n'amagambo menshi, ugatuma unacumura. None ibyo Imana akagombye gukora ntinabikore bitewe n'ukuntu bitwaye. Amen. Rero ndashima kuri iri jambo. Irindi tuvugaho ni ryitwa Yohani 14:27. Haravuga ngo mbasigiye amahoro. Iryo ni ijambo Yesu yavuze cyane. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye niyo mbahaye. Sinyabahaye nk'uko abisi bayatanga. Nimuhagarike imitima kandi ntimugire ubwoba. Haleluya. Ubwoba none buragarutsemo. Bivuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye niyo mbahaye. Ntabwo atubwiye ko tuzagira amahoro mu isi. Oya. Umukristo wese uri kumvira ijambo, nimba wari uzi yuko kwakira Yesu bizaguha amahoro y'isi, ntagire ikigeragezo kikujyaho, mbese ntugire ikibazo, wumve yuko akagombye byose gusubizwa, uribeshya, warayobye, ntabwo uramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko Yesu yavuze ahangaha ngo mbasigiye amahoro. Amahoro ntabwo ari y'isi, ni amahoro ya Yesu. Bivuga ngo ni amahoro azatuma tugira amahoro mu gihe
turi mu bibazo mu isi. Haleluya. Bivuga yuko ntabwo ari amahoro nk'uko ab'isi bayatanga. Oya, ab'isi bashaka kuvuga ngo mfite amahoro, ariko n'amahoro y'uburyarya. Hari umuntu nzi wavuze ati ngiye mfite amahoro, ariko agakomeretsa abandi. Nimwe ndamwana ko ni gute ushaka kuvuga ngo ufite amahoro y'Imana muri wowe, ariko aho uciye hose ukomeretsa abantu, aho uciye hose wireba wikunda. Ayo ni amahoro y'isi, ntabwo ari amahoro y'Imana. Haleluya. Tugomba kuyatandukanya rero. Amahoro y'Imana na ya Yesu agira neza, akora neza, no mu kigeragezo yitwara neza, kubera ko uba ufite amahoro. Ayo ni amahoro rero ava kuri Yesu gusa. Hari abantu baca mu bintu ugasanga nta n'ubwo wakimukekaho, n'umunwa uba uvuga ibyiza gusa, ubunezeza Imana, kubera ko yamaze gusobanukirwa. Uwo muntu aba amaze kubaturwa mu mitima, kamere yarapfuye, kamere mbi muri we yarapfuye, ariko afite amahoro ya Yesu. Rero Yesu aravuga ati ndagiye, ariko mbasigiye amahoro. Amahoro yanjye niyo mbahaye. Amahoro ya Yesu abakristo ni dukeneye. Ntabwo ari amahoro ava mu bintu, ntabwo ari amahoro ava muri ino si. Dukeneye amahoro ya Yesu, niyo azaturinda, niyo azagendana natwe, ni nayo mukristo akwiriye kuruta ibindi byose. Nimuhagarike imitima kandi ntimugire ubwoba. Umva ko birongeye, ntimwihebe, ntimuhagarike imitima kandi ntimugire ubwoba. Umva ko ubwoba nibwo butuma abantu bahemuka, cyangwa bicira inzira, cyangwa batumvira Uwiteka, cyangwa nyine bakora ibyo bitakagombye gukora mu kigeragezo. Ubwoba rero tugomba kubushyira ku ruhande. Tugomba kumva yuko Uwiteka yatubwiye ko ntitugire ubwoba, ahubwo ko ari kumwe natwe, ko ni Imana yacu, aho twabyumvishe kare, kandi ko azaduha imbaraga akanaturengera. Amen. Muri byose rero, naho Imana itubwiye yuko iduhaye amahoro. Amahoro yaduhaye ntabwo ari ay'isi, ni amahoro ya Yesu. Bivuga ngo ushaka kubura amafaranga yo kwishyura inzu, ariko ukagira amahoro mu mutima, kubera yuko uzi neza yuko Imana ikuzi, kandi ari Imana yawe, kandi izaguha imbaraga zo kubicamo, izanagucira inzira igihe biri ngombwa n'igihe ishakiye. Hari igihe kureka ukaguma gutyo, igira ngo irebe yuko uyizera cyangwa uyituka cyangwa uko ubyitwaramo. Bakristo ndabinginze, ubu ni mwaka wo kwera imbuto. Tugeze mu minsi yo kwera imbuto, kandi imbuto tuzerera mu bigeragezo. Ntabwo imbuto nziza uzibonera mu kintu cyiza. Kugira ngo umenye ko mfite imbabazi, nuko umuntu ankomeretsa nerekana izo mbabazi. Kugira ngo mbone ko mfite amahoro mu mutima, nuko umuntu antuka nkamwihorera, njye nkakomeza inzira za Yesu. Sibyo? Ntabwo rero uzamenyera imbuto z'umwuka wera atari mu bigeragezo. Niho mpamvu ibigeragezo ari ngombwa ku mukristo. Nicyo cyerekana uwo wizeye n'uwo wemeye. Amen. Ijambo rivuga muri Yakobo, munyereka igikorwa kitagira imbuto, kwizera kutagira imbuto, faith without works. Kwizera kutagira imbuto, nanjye ndakwereka kwizera gufite imbuto. Bivuga ngo ibyo ukora, uko witwara mu bintu byose, byerekana uwo wizeye, kuko ntabwo ipera ryakwera ku muzi w'icunga. Urumva, igiti cy'icunga tuvuge bateye ari icunga, ntabwo ashobora kwera ipera. Niko bimeze rero, tubyumve, tubyemere, niko biri. Amen. Kandi twibuke ko Yesu yavuze ati genda mwa nkozi z'ibibi mwe, kuko muteza imbuto z'abihannye. Tugomba rero kwera imbuto, nta rezo, nta mpamvu tugomba kwiha Satani aguhe ikubwira yuko kubera ibyo waciyemo ni ngombwa yuko witwara nabi nk'umukristo. Imana idufashe cyane. Ni ibintu Imana, iyo ni umwaka wo kwera imbuto, tukaba abakristo b'ukuri, kandi tuzageragezwa twerekane kweri imbuto dufite. Amen. Amen, amen, amen. Rero dukomeze kurindi jambo rivuga ati Uhoraho. Muri Zaburi 10:17 haravuga ngo Uhoraho wumva ibyifuzo by'aboroheje, urabakomeza ukabatega amatwi. Haleluya. Uhoraho Ikinyarwanda rimwe na rimwe rigiye kincanga mu magambo. Wumva ibyifuzo by'aboroheje. Umva, ntabwo yumva ibyifuzo by'abibone, ntabwo yumva ibyifuzo by'abatukana, ntabwo yumva ibyifuzo by'abihebye. Wapi? Naboroheje. So reka ndebe mu Cyongereza iko bavuga, the Lord you know the hopes of the helpless, sure you will hear their cries and comfort them. Umva, donc Yesu Mana uzi ibitekerezo by'aboroheje,
doke ni abafite ibibazo bagize gute, ariko iyo umuntu yohereje no mu mutima, haleluya haleluya, aboroheje, abafite ibibazo, Imana yumva ibyifuzo byabo. Rero ujye umenya ati wagize ikibazo Uwiteka arakumva. Si ngombwa ko umwihenuraho, si ngombwa ko tumubwira nabi, si ngombwa ko turwana, nubwo bitoroshye. Ibi mbivuga mbizi ko nanjye ndi umuntu, ariko ukuri ni uko tugomba kumenya ukuri kuko atubatura tugakizwa, bagakizwa, banga bakanga. Ariko twebwe abajya mu ijuru, ukuri nkunda, abakunda ukuri k'Uwiteka, ukuri ni Yesu, bakunda Yesu, tugomba kumva ukuri kukatubatura. Abemva bazumva icyo Umwuka Wera abwira itorero, babyemere cyangwa se babirorere. Ariko mwumve muti Uwiteka yumva ibyifuzo by'aboroheje, arabakomeza, ukabatega amatwi, urumva, kandi akadukomeza. Vuga ngo ntabwo umuntu akuvana mu kigeragezo akagukomeza. Hari ikigeragezo Imana iturekamo ikadukomeza, ariko ntituvanemo. Impamvu irayizi, ni Imana iravuga ngo ibyo tugira ngo ni byiza, ntabwo ari bibi. Kuyivuze byiza rero twe twumva yuko bigomba kugenda n'amarangamutima yacu, ariko siko biri disi. Ibyiza by'Imana bishobora kuza bisa nk'ibisharira, ariko nkubwije ukuri ni ibitugirira neza kandi bizatuma tugera mu ijuru uko yabiteguye. Kandi ikindi gikomeye ngo akabatega amatwi. Uwiteka dutega amatwi, wumve ngo nimba araduhaye amatwi nawe arayafite. Umva rero ngo uko usenze niko akumva, kandi ni nako azaguha imbaraga, yaho agomba kuguha imbaraga, azagusubiza igihe agomba gusubiriza. Bivuga ngo iyo usenga nta bwoba, usenga uzi ububwira, kandi uzi ko yumva, kandi uzi ko ari Imana, kandi uzi ko azi icyo akora. Wowe ugasenga uvuga uti ndatuje, ikikwimye ugashima, ikikwemereye ugashima, ikitaraza nabyo ukarindira ukizeye, ariko ufite amahoro ya Yesu mu mutima wawe, utarebera amahoro kuko yagusubije cyangwa wabonye icyo ushaka. Aho siho amahoro yacu ava. Amahoro akagombye kuva muri Yesu, bitewe n'ibyo tumaze gusoma. Ibihandi dusoma muri Zaburi 34:9 haravuga ngo Uhoraho agoboka abafite intimba ku mutima. Haleluya haleluya, ahoza abashenguwe n'agahinda. Reka mbirebe mu Cyongereza neza mubyumve neza. The Lord is close to the broken heart. Nimba ari isengesho ryamfashije mu buzima niringiri, amen. Kuntu Imana yegereye abababaye mu mitima, kandi he rescued those who spiritual, kandi agatabara abafite imyuka yakomeretse, imitima yakomeretse, amen. Ubwo mu Cyongereza nuko nari mbisobanuye. Uhora agoboka abafite intimba ku mitima. Abantu bose babahejwe imitima n'abantu, bakomerekejwe n'ibihe, cyane cyane umuntu akagukomeretsa umutima, akakugira gute. Najya nkumenye ko Uwiteka akuba hafi, agoboka abafite imitima. Ujye wirindira Uwiteka, wiringira Imana, wumva uti nta hantu Imana itagera. N'uwo mutima wababaje, cyane cyane nk'abagore, wenda abagabo bataye cyangwa abagore bataye ibintu byo mu ngo bakabaziza ubusa, cyangwa umuntu wagiriye neza akaguhemukira, reka nkubwire ngo Uhoraho aragoboka abafite intimba. Hari n'uwabyabayeho ejo bundi bakakwicira umuntu wawe ntacyo bamuhoye, humura, Uwiteka agoboka abafite intimba ku mutima, kandi ahoza abashenguwe n'agahinda. So agahinda kacu rero twige kugaha Uwiteka, twige kubyumva no kubisobanura ko Imana ifite imbaraga zo kukuvanamo agahinda kose peka kagenda. Kandi ni ibintu byo gusengera, ni ibintu tutagomba kugumanana mu mitima. Nimba rero Imana ibagoboka, ibafite ku ntimba, nuko iri kumwe natwe. Kandi hari ijambo rivuga ngo Yesu nawe yarababaye. Yesu nawe yarababaye cyane, ngo niho mpamvu abasha kumva n'imibabaro yacu. Umva rero dufite umwami wababaye, wababajwe cyane, ku buryo nawe ashobora kwisanta ku byo twe ducamo. Aratwumva, ariko kubabara ko kwiwe kwarimo intego, kandi arayisohoza. Rero hari ibintu bitubaho ari uko bivuye kuri twe kutumvira Imana. Hari nibaho vraiment adutatuvuyeho, waragize icyo ushoboye ugakora neza, umuntu akaguhemukira, umuntu akaguhemuka, ukumva ntibibaho. Burya imitima iri aha hanze iteye ubwoba, ariko twe dufite Imana tugomba kwiringira Uwiteka, tukumva yuko Imana yavuze ngo iratwegera cyane, kandi ikadufasha. He rescues those who rescue, ni nk'umuntu waguye mu mwobo,
umuntu akaza akamuvanamo. Mu cyongereza bunini kushatse kuvuga, urumva araza akabegera akabavana muri iyo muri uwo mwuka baba bamutayemo, kuko umuntu nagukomerekeje aba agutaye ahantu buriya. Ariko ndashima Uwiteka, ni ukuri icyo nanagiyeho ubuhamya. Hari ikigeragezo nagiyemo ejo bundi hadashize igihe, ariko Imana yambaye hafi, kandi ni ukuri yarampojeje ku buryo yabimvanyemo. Wagira ngo nta n'ikibazo nagize, ni ukuri, ahubwo nagiriye impuhwe wabikoze, kuko numvishe ngize agahinda ku byo yakoze kuruta ku byo yankoreye. Kuko naho nyine Imana iza ikakora bino bintu ijambo bivuze, ituba iruhande ikatuvana aho hantu. Urumva kugira ngo umuntu akugire nawe ukumva uramubabariye, umugiriye impuhwe, kuko ntazi icyo akoze kandi ntazi ingaruka zacyo n'akaga yikoreye ku mutwe. Rero ubwo icyo gihe Imana iba yaje kukuba iruhande. Rero twige guha intimba zacu n'abadushenguwa n'agahinda kacu ku Mana, ariko ukabasura yuko atari wowe ubifitemo uruhare. Ibyo nabyo nicyo nagira nkubwire wowe, ukumva ko ebana imbere y'Imana ureba nta byanyu byo kwiha amahoro y'isi n'abavuzi y'abadayimoni, ukaba ufite amahoro kandi uzi ko wahemukiye umuntu. Ayo ni amahoro ahari rwose, ntayo ufite, ahubwo ni ubwibone wahimbuje amahoro. Amahoro nagira neza, asaba imbabazi, yicisha bugufi, atuje, imbuto za Mwuka Wera. Murakoze rero. Urumva yuko twize ibintu bikomeye cyane uyu munsi. Ndarangiriza aho ngaho kugira ngo twisuzume. Amen. Twisuzume, twumve yuko Imana iri kumwe natwe. Imana ni Imana mu buzima bwacu. Tuba mu isi yamaze kuvumwa, isi yahawe na Satani. Rero n'abadayimoni baba mu ko bashaka, Satani akora icyo ashaka. Urumva twebwe ntabwo Satani azatureka ngo tugire amahoro, uretse ko n'Imana nayo aho itugeragereza ubwayo kugira ngo idukuze. Aleluya. Kugeragezwa rero, ibibazo suri uwa mbere suri uwa nyuma, ntibizahagarika paka tugiye mu ijuru. Ahubwo twakaba abasirikare, tukabyemera, tukavuga Imana turi imbere yawe, twamenye yuko uri kumwe natwe, ko kandi tutagomba kwiheba. Uzaduha imbaraga aho zikenewe, kandi uzadutabara aho bikenewe, kandi uzanaturinda aho bikenewe, kandi ko uzanaturenganura. Amen. Ukavuga uti niko mbayeho, kandi ndagushima Yesu yuko waduhaye amahoro. Ubu ngubu ngiye kwicarana mu mahoro, nzi neza yuko amahoro nimba ntayo ufite uyasabe. Uvuga uti Imana, Yesu Kristo waragiye, waratubwiye ngo udusigiye amahoro, none ko ntayo mfite, nsabye imbabazi aho nicira inzira, aho nagize gute, kuva uyu munsi ndashaka amahoro yawe. Wumva ukemera ko Yesu yaguhaye, ariko nawe ukayiyumvamo, ukayashaka mu kibazo kibaye runaka, ukahita ubanza ugatekereza Imana, ukavuga uti Imana ngiye kwitwara gutya. Aha rero turumva ngo ntituhagarike imitima, kuko n'ubundi kuyihagarika ntacyo bimara, mwamaze kubibona. Amen. Kandi Uwiteka nk'uko twabyumvishe yumva ibyifuzo by'aboroheje. Amen. Kandi akadutega amatwi. Dufite Imana itwumva, dufite Imana idukunda, Imana itwegera ikaza ikadukiza, ikadutabara. Mwene data rero ujya mu ijuru, nta mpungenge wakagombye kugira, nta bwoba, ahubwo twige kumva Yesu, kumwakira no kwemera ibyo atwemerera. Amen. Dutuje tuzi neza yuko ari kumwe natwe, kandi azabana natwe, azaturinda aho bikwiye. Amen. Apana uko tubishaka, apana uko twapanze Imana. Imana ni idupangira, ntabwo ari twe dupangira Imana. Haleluya. Ntabwo ari twe dupangira Imana, Imana ni idupangira. Amen. Imana ni nziza. Aho uri hose usenga uvuga uti Imana ndagushima kubwo uduha icyizere muri Bibiliya bw'urukundo rwawe udukunda. Nzi neza ko ukomeye kuturusha, mu bibazo duhura nabyo ubana natwe.
twasomye numva ko Mana uri kumwe natwe kandi uri iruhande rwacu. Haleluya. Fasha kuguha ibitekerezo byanjye, amarangamutima, ibibazo byanjye, mfasha kubirekura mbiguhe byose. Urakoze kubw'urukundo, urakoze kumpumuriza, urakoze kumba iruhande, urakoze kundwanirira, urakoze Mana kubwo ntari njyenyine mu bibazo, ahubwo umenye ko ndi kumwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizeye, amen. Murakoze rero, yari Ukuri Nkunda, Apostle Ukuri Nkunda wa minisiteri yitwa Ukuri Nkunda International Ministries, ikaba ibarizwa, dufite office Uganda no muri Canada ndetse n'i Burundi n'u Rwanda vuba aha. Ufite ikibazo ku byo tumaze kuganira, cyangwa ufite icyo wifuza kumbaza, wanyandikira kuri WhatsApp 1635 Imana ibane namwe, kandi twitegure twere imbuto, dushikame tuzi neza ko Yesu Kristo ari hafi yo kuza kudutwara. Murakoze, Imana ibane namwe.